Ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze, nizere ko aho uri hose udukurikira mu bice bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu, nizere ko umeze neza. Nkwibutsa ko ikiri Beta Skills TV, sheni ya YouTube igenda igutegurira ibiganiro bigiye bitandukanye, akenshi biba byibanda ku buzima ndetse n'ibindi bishobora kuba byagufasha mu kuba wakwiyubakira ubuzima bwiza. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bigera kuri bibiri. Turaza kurebera hamwe ibintu by'ingenzi buri mugore wese aba yifuza gukorerwa mu gihe cyo gutera akabariro. Gusa niba ubyumvishe neza, urumva biba bigomba kwitonderwa cyane, kuko urumva ko biba bisaba ko buri mugabo aba yiyizeye kandi afite imbaraga zihagije, nta bibazo byo gutera akabariro aba yifitemo. Nyuma yaho rero, nk'uko nababwiye ko mbagezaho ibintu bibiri, ndaza mbabwira umuti ushobora kuba wakwifashisha ukaba wagufasha guhangana n'ibibazo ukunda guhura nabyo mu gihe cyo gutera akabariro, niba uzi ko bitagenda neza cyangwa ukaba ukunda kugira imbaraga nkeya mu byerekeranye n'amabanga y'abashakanye. Guhaye ikaze rero, nkushishikariza gukurikira iyi video kuva itangiye kugeza ishoje, kuko ibyo nza kukubwira byose biraba ari ingenzi, byose nibigufasha kuba wagira ubuzima bwiza ndetse no kwiyungura ubumenyi ku bintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Mu bintu by'ibanze bishimisha abagore harimo kwitabwaho, guteteshwa, ariko by'umwihariko iyo umugabo yitwaye neza mu buriri ntacyo wabigereranya nabyo ku mugore. Iyo umugabo abashije gutuma umugore we yishima mu gihe cyo guhuza urugwiro ndetse akagera ku byishimo bye bya nyuma, ibyo benshi bakunze kwita kurangiza, nyuma yaho aba yumva yamuha ibyo atunze byose. Biragoye ko umugabo yashimisha umugore mu gihe cyo gutera akabariro atazi ibimunyura, ibyo aba akeneye gukorerwa n'andi mabanga anyuranye. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi tukaba tugiye kureba umugore icyo aba akeneye gukorerwa n'umugabo mu gihe cyo gutera akabariro. Nyuma yaho rero niho nza nkubwira umuti ushobora kuba wagufasha mu kuba wakwitwara neza muri izi nshingano. Icya mbere, buri mugore wese aba yifuza mu gihe cyo gutera akabariro kumukorakora aho atishyikira. Nubwo iyi mvugo isa n'ijimije, ariko mu gihe cy'igikorwa umugore aba akeneye ko umugabo amukorera ahantu hatuma amera nk'ugiye mu yindi si. Buri mugore agira igice kiba cyihariye gituma yumva yizihiwe. Ikimenyesha umugabo ko yageze kuri icyo gice ni uko iyo ahakoze avugana kari imurori kubera kwizihirwa. Ni inshingano z'umugabo gushakisha no kumenya icyo gice cyihariye ku mugore we. Ikindi cya kabiri buri wese aba yifuza hari ukumutegura bihagije. Abagabo benshi bakunda kwihutiraho ntibite ku gikorwa cyo gutegura umugore igihe gihagije ngo nawe abashe kugira ubushake. Abagore bo bakunda umugabo ubategura mu buryo bwose bushoboka. Imibonano mpuzabitsina y'abashakanye bisaba ko nibura umugabo aba agomba gutegura umugore we iminota iri hagati y'10 na 15. Ibi nibyo bituma nibura umugore agera ku byishimo bye bya nyuma. Urumva rero niba umugabo anasohora ataratangira igikorwa, mu kuba wagera kuri iyi ngingo yo kumutegura bihagije, ewe bishobora kuba bizakugora. Niyo mpamvu ngushishikariza kuza gukurikira iyi video kugeza irangiye, kuko nza kukubwira bimwe bishobora kuba byagufasha mu kuba wahangana n'ingaruka ziterwa no kutanoza neza amabanga y'abashakanye. Ikindi cya gatatu buri wese aba yifuza hari ukumusoma mu buryo bwimbitse. Ubu nabwo ni bumwe mu buryo bwifashishwa mu gutegurana hagati y'abashakanye. Iyo rero umugabo afashe umwanya agasoma umugore we ku buryo bwimbitse mbere y'igikorwa nyirizina, bituma umugore arushaho kugira ububobere bwinshi cyane. Iyindi ngingo ya kane buri wese aba yifuza ndetse abenshi bahuriraho, hari igikorwa kimara umwanya cyangwa kumarana nawe igihe kinini muri gutera akabariro cyangwa biri mu mibonano mpuzabitsina. Nta mugore wishimira ko umugabo anywa amata ntayamare. Buri mugore aba yifuza ko umugabo amara iminota myinshi bahuza urugwiro. Uko igihe kiba kirekire ni nako umugore agenda yumva uburyohe. Ibi rero bikunda kubera imbogamizi ya benshi. Niba uzi ko ukunda kurangiza vuba, urumva iyi ngingo yaba yagutsinze kare. Ikindi cya gatanu cyunganira icya kane hari ukurangiza. Umugore aho ava akagera aba yifuza kurangiza nk'uko umugabo bimugendekera, kuko hari abagore benshi batazi kurangiza uko bisa, bitewe n'uko abagabo babo, hari n'abagore bagira uburyohe ariko ntibarangize, ariko hakaba hari umubare muto w'abagore babasha kurangiza mu gihe cyo gutera akabariro ku rugo. Ni inshingano z'umugabo gufasha umugore we kurangiza, kuko nacyo kiri mu byo baba bifuza ku mugabo. Ikindi cya gatandatu hari ukumushimira. Burya ngo nubwo batabivuga, ariko abagore baba bashaka ko umugabo mu gihe cy'igikorwa kirangiye abashimira.
Si byiza na busa ko umugabo ahita yisinzirira mu gihe igikorwa cyo guhuza urugwiro kirangiye. Ibi ni bimwe mu bintu abagore baba bifuza gukorerwa mu gihe cyo gutera akabariro. Ikindi ntagenda ntavuze ni uko hari abagore bamwe na bamwe bakunda ko mbere y'imibonano mpuzabitsina ubanza kuba wakoresha intoki mbere y'uko ukoresha igitsina cyawe cyangwa mu kumutera akabariro. Ni ibi ngibi nagira ngo mbagezeho, reka nze mbagezeho bimwe mu bimera mu kuba wategura uyu muti wacu. Twihuse reka tuze turebe bimwe bishobora kuba byagufasha mu kuba wagera kuri ziriya nzozi zo kuba washimisha neza umugore nk'uko abyifuza. Turaza kwifashisha rero ibintu bigera kuri bitandatu. Turifashisha umwenya, twifashishe beterave, ifu ya sezame, ifu ya kirikima cyangwa icyo bakunze kwita tumerike, nyuma yaho twifashishe icyo bita cloves. Ibi ngibi rero ni ibintu bikaze cyane byongerera umugabo ubushake, bigatuma igitsina cye kibona amaraso ahagije, bikongera amaraso mu gitsina, ndetse no mu gihe kiba cyaragwingiye imitsi yacyo ikiyongera, kikongera kigakura kikagira ubuzima bwiza, kuko hari igihe kiba cyaragabanyutse bitewe n'ibinure byinshi biri mu mubiri bituma amaraso atakigeramo neza, cyangwa bitewe n'imisemburo mike, ndetse no kuba imbuto z'amabya zaracitse intege zitakibasha kuresisita ubushyuhe bwo mu gitsina, bikagutera guhita urangiza. Reka tuze turebe uburyo tugiye kwitegurira ibi bimera byacu kugira ngo tubashe kubaka umubiri wacu nk'uko bisabwa. Mbere na mbere urafata amazi nk'uko bisanzwe, nk'aho ugiye guteka icyayi, uragenda ufate umwenya, nurangiza usorome utubabi hamwe na twa tubuto twawo. Ikiza nuko twaba tukiri tubisi, nurangiza udushyire mu mazi ya litiro ucanire. Ahangaha ushobora gukoresha irobo y'ibibabi by'umwenya. Ikindi tuza kwifashisha, urafata beterave nayo uyirapire muri ya mazi, kuko beterave ni nziza cyane mu kongerera umubiri amaraso akenewe kugira ngo n'igitsina nacyo kibashe kuboneraho akenewe. Nyuma yaho urafata ikijumba cya kirikima cyangwa icyo bakunze kwita tumerike, nacyo urakirapiramo ubundi ucanire. Ibi ngibi ubicanira nk'iminota 30, bitewe n'aho utekera bishobora kuba byamaze kubira. Nibimara kubira urabikuraho ubitereke hasi. Nibimara guhora urafata ifu y'utu tubuto bita cloves, nurangiza ufate ibiyiko bibiri ushyire muri ya mazi ya litiro wamaze kuyungururamo ibi byatsi. Nyuma yaho nusoza urongera wifashishe ibiyiko bigera kuri bibiri by'ifu ya sezame uyishyiremo ubundi uvange. Iyi fu ya sezame ikaba ituma umubiri udacika intege, ikongera iruba cyangwa ubushake buhagije bwo guhuza ibitsina. Ushobora rero kuzajya ufata agakombe kawe mu gitondo ndetse na nimugoroba nka saa 12, ukirinda kubifata ugiye kuryama, kuko sezame zongerera umubiri imbaraga zidasanzwe ndetse n'imbaraga mu ntekerezo, bikaba byakubuza kuba wasinzira nk'uko bisanzwe. Gusa niba wifuza kurara wishimana n'umudamu wawe, ni byiza kuwufata ntacyo bitwaye, ariko ukirinda gufata mwinshi cyane. Ibi ngibi ushobora kubikoresha iminsi igera kuri 15, ukaba umaze guhangana n'ibibazo bigiye bitandukanye by'uko utabasha kwitwara neza muri kiriya gikorwa. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri iki kiganiro, kubwira ngo naho ubutaha tuzakomeza kugenda turebera hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye bishobora kuba byagufasha kugira ubuzima bwiza, ndetse n'izindi nama zigiye zitandukanye zagufasha kubaka ubuzima bwiza ndetse no gusobanukirwa imikorere y'umubiri wawe.